Bahaye ikaze rero abakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Kizu TV Show nk'ibisanzwe. Tubahaye ikaze nanone kandi mbifuriza noheli nziza, mwese nizere ko byagenze neza, mwariye neza, natwe nuko. Rero ndi kumwe na mama Salomo, namusuye, twagiye iwe mu rugo kubera ko kuri noheli ntabashije kugira ngo tuyisangire, ntabwo nabashije kuboneka. Uyu munsi nibwo mvuze nti nubwo kuri noheli ntabonetse ngo dusangire noheli, uyu munsi nabonetse, ndavuga reka mpahe utuntu nyine turi aho tworoheje kugira ngo nze duteke dusangire iwe mu rugo, nawe arye kuri noheli yumva uko bimeze. Niho turi, dutetse inkoko, twanahashye n'utuntu twose nyine turi bukenerwe. Mbese ubwo twe turiye noheli yararangiye, ariko ndizere ko mama Salomo ntacyo bimutwaye. Umeze ute mama Salomo? Noheli nziza rero nubwo twayisoje. Uyu munsi ugiye kurya inkoko rero. Wayiherukaga ryari? Nk'umwaka, ariko urumva ntabwo ari kera cyane. Hanyuma ibintu byerekeranye wenda no kuza kuganira nyine amakuru y'uko yari ameze mu minsi ishize, turaza kubiganira nyuma y'ikiganiro nyine, kuko ubu urumva tugiye guteka inyama twatogosheje zahiye, turaza kugenda tubinyuramo cyangwa se tunabiganire nyuma twamajije guteka, tubwire nyine uko bimeze, uko byarangiye. Murabizi ko bamusohoye mu nzu, uko yayisubiyemo, turaza kuza kugenda tubimubaza atunyuramo mu ncamake mu buryo burambuye. Rero mama Salomo nagira ngo agiye kudutekera, tureko mama Salomo azi guteka. Uyu munsi n'ugiye kudutekera, ndamufasha gukata uturungo tugiye dutandukanye, ariko kubijyanye no guteka byo araza kubidufasha. Nagira ngo oya urabizi oya nta mugore utamenya guteka, ntumbeshye. Ndabizi, ariko uyu munsi uradutekera kugira ngo turebe ko mama Salomo nimba yarakarangiraga neza umugabo. Oya sisi uri kongeraho amakara ngo ntiyashizeho, ndabona yenda gushiraho, yashyiriraho rimwe. Oya buriya ushobora gukaranga ibishyimbo ukabikaranga neza bikaryoha kurusha n'izo nyama, bibaho rwose cyane. Ubwo rero nanababaza abantu mwariye noheli mukaba mutaraduhaye kuri noheli, koko murumva bimeze biti? Buriya tujye dusangira muri duke tubashije kuba dufite. Niyo mpamvu rero buri muntu wese biba byiza kugira ngo dusangire. Barabona ko nyiri imitagihe, ariko burya n'ubundi biragera mu nda byitwa ibya noheli. Baravuga ngo ubusa buruta buri, sibyo se? Bikora bakeya, ariko n'ukoze gutya nyine bikora abantu bakeya. Kube asi mama Salomo mbwira, kuri noheli wariye iki? Wenda nubwo wenda ntaje, ariko mbwira ubusanzwe wariye iki hano mu rugo? Ntakubera oya amavuta nabuze kuri noheli ukaritira rangana nasaguye nyine nishyura inzu, umva sinese urumva utarariye neza n'ubu, ahubwo noheli tuje kugwa n'iki? Wariye ifiriti n'iki? Nta nyama nariye, batetse imboga zisanzwe n'ifiriti n'umuceri, bagura na fanta yayindi nini bitiko. Ariko n'ubundi mwariye neza. Buri ibiryo byose warya, buri ikintu cyose warya hariho ifiriti. Buri ifiriti nayo iraryoha, n'abana bakunda ifiriti. Ubwo rero urumva ko nabwo ubwo nyine tuje kongera kuri ibyo ngibyo byabonetse kuri noheli. Urumva umwaka ni munini umuntu adaheruka, ntabwo irarangira, ariko n'ubundi ubwo umuntu wifuza kuyiguha ni karibu. Turacyari mu minsi y'inyongezo yayo. Ubwo rero umuntu wifuza kuha iya nyuma, kuko kuri noheli nyirizina abantu benshi baba batembereye bageze zabo, abandi basohotse. Hano muri bwo turiye noheli.
ubu nibwo turi kuyirya neza. Ubwo rero umuntu wifuza kugira icyamama Salomo cya Noheli gira icyo umubwira uwo muntu. cyari kare rwose yakira Uracyagikeneye. Abantu bavuga ngo Noheli kugeza ku itariki 31 nibwo bizaba birangiye. ibyo bizatangiye wagira icyama kuri 31 yabaye mayi ubunani. None se ndetse ko byose ndikeneye hari muri iyi minsi nyine kuri Noheli nta muntu wigeze agira ikintu akumarira guhe Noheli nyine vuga ati mama Salomo rwose akira reba ukuntu utogosereza abana tunyama two mu nda. keretse umumama wigeze kubona nyine 10,000 yabihaye umuntu nyine ndabingeze nzabike kuri Noheli ariko iyo mbabura iri kwaka we imyaka no kubera amakara mashyashya agiye numva yayampaye imbere nyine ariko ntabwo navuga ngo muri iyi minsi ya Noheli hari umuntu wagize ikintu ariko nirarangira nturambirwe utegereze wihanganye uragenda utunyuriramo rero mu ncamake tubwire umuntu ashaka kubona nyine warasubiye mu nzu akibaza uko byagenze kugira ngo we warasubiye mu rugo nyine tunyuriremo uko byagenze dore ukana hano nyine bagusohoye mu nzu n'ibintu byose na matera biri hanze kugira ngo mama Salomo yongere asubire mu nzu. Wagiye mu nzu ryari Noheli yabaye uri mu nzu cyangwa wayigiyemo nyuma tubwire uko byagenze kugira ngo wumva se Imana ishimwe makakarape. Noheli yabaye ndi mu nzu ubundi ikintu cyari gihangayikishije kugira ngo Noheli ibe umuntu ari hanze ibyo byari kuba ari bibi. noneho n'imvura ya Noheli ntabwo imvura igihura ntabwo ijya iburiragwa ahubwo cyane buri gihe imvura iragwa kuri Noheli. rwose mugiye kuzikata dutoya ese umuntu usakarapa tungurusumu amagasahani ndapiraho iyo makagaramye se apira muruto ubwo nyine nashyize gutya ko twakoze ikiganiro ntabwo cyakoze nyuma cyagiye reka Salomo niyo gutuma yumva Noheli ari hanze ni ukuri niwe wishyuye inzu rero inzu yarishyuye nari ndimo ahita ayamaramo yose ibirarane bibiri byose ahita abimaramo base ni ukuri nibazaga ukuntu mama Salomo agiye kurya Noheli ari hanze mana mu buzima iminsi mikuru ikaba uri ku gasozi n'abana nanjye byarandeze nyine Imana yamukoresheje akavuga ati reka si byo se bavuga ngo inkono ihira igihe ariko aho ari nawe yumve nzamushimira uzi ikintu kiri kuba kubera inzara ntabwo ndi kurapa ngo bikunde ndi kurapa inzara we zirapa zirapa ushobora wicaye hejuru cyangwa ukirambike guhe kibe kigufi nahita ngipindamisha kanabuzo zirape ndabona nashiduka n'inzara nazikanze uriya muntu rero nta kintu namunganya Mana yanjye oya Imana imuha umugisha ni ukuri kuko sinzakora buri muntu wese Imana imuha umugisha kubera ko biriya bikora bake cyangwa niba kikuvuna wicare hasi aho nari nicaye ni menshi cyane ariko nyine Imana yarabishimye ko ugomba kumva Noheli ugize uri mu nzu utanyagirirwa hanze abantu baguseka ngiye gushyiramo amavuta rero tugiye gukaranga umusosi ubwo yaba yari hafi akaza gukanga kuri iyi nkuru uriya mugabo ubwo dusangire nawe nyine kuri telefone niko bigomba no kugenda nyine ariko nyine buriya ni ukuri yewe mvuga ni umuntu ugira umutima wo gufasha umuntu Imana ijya imukubira kabiri kubera ko nimba waravuze ati ntabwo nifuza ko abana
bagiranye nza guteka amavuta agaragara pe ariko iyo abaye menshi nyuma ndagabanya ko hari igihe aba make zigafata mu isafuriya ubwo rero ngiye kuzishyiramo amavuta ngo bumva ko yahiye ngo urambikaho ikiganza gakeya ariko numva atarashya uramutse uti urenze nabi washyiramo akaboko tugiye kurya inkoko rero twayitogosheje mutabona twatogosheje mukatwita abaturage iyi ni inyarwanda inyarwanda murabizi zirakomera iyo yaba idatogosheje iyo aba ari zimwe za pondezi ziba yashwanyaguritse wajya gutekera abana se ukabatekera ibintu bikomeye bakabasha ubwo rero abari hafi turaza kuza gusangira amenyereye bya birampe binini tuzemo amavuta atarashya neza kugira ngo tudashya abantu muri hafi kamama Salomo mudusure mudusure tubahe ku nkoko rwose umuntu yicaye muri iyi nzu kubera yayishyuye aza kumwoherereza ahari turamwohereza akavidewo turamwoherereza abari hafi abo bantu bari kuririmba ndekere kugira ngo bishyirwe ubuse iyo biba byiza ariko nuko njye mbivuga ko avuga ngo sinkajye muvuga ariko burya iyo umuntu akiri muzima baranamuvuga iyo biba byiza ubu usigere kuba akarusho mbajije Salomo mu kanya ese papa ari hehe ngo yagiye mu kazi niyo kintu nkundira nubwo wenda umugabo n'umugore batandukana ariko bura umwana muto wenyine utazi ubwenge aho yumva ko papa ari mu kazi arambwira ati papa ari mu kazi ese barihe kubwo naje simbabone kandi bari mu biruhuko abana bo ahantu nabohereze kujya noheli ntabwo bari hano bagiye kurya noheli bagiye kubumba urumva twamaze kurya noheli umuntu wahise abanza barabashaka bazarirayo n'ubunani ubwo bazagaruka ubunani burangiye bahita basubira ku ishuri Salomo niwe wasigaye umeze nk'umuntu ucyonka n'uko atakibona ntabwo yakuvi iruhande Salomo bagiye kurya iminsi mikuru ahandi ndahiye we ukomeye bise iri kuturika ariko ni nabyo byiza bazaza barabyibushye bazaza barabyibushye kabisa bimeze neza ariko ni ukuri ndawe mumbwire ikintu ndi bwishyire uzi ko mpiye amavuta arantarukiye ndabyumva uruhande rwo ku ruhande nta kintu cyosanya nk'ifi yatubona bazikoresha ku muhanda ndetse gusiga bitogosheje gushyiramo ibirungo ntabwo zitinda ni ngombwa se iyo sinjya nkaranga intuza inyarwanda sinkunda kuyiteka ni ngombwa ifata ibara yose tube tuyirekeye nibyo byiza ubwo mutekeramo ibitunguru gutya oya
nawe naje gusanga utoroshye amasoni. rero mwese nakoze akazi ko mu nzu niba ugomba nikigisha ngira ngo iteka nabibaye urumva se akazi ko mu rugo waba utabizi. akazi ko mu rugo naratekaga rero urumva rero ako urabizi ubu n'umuhanga hari n'ibyo mba njyana n'ibyo mba utakibuka. Kubera ko haba hashize akazi ko mu rugo gakoze ukiri umukobwa ariko nyine utarashaka utarabyara. I Kigali cyangwa ahandi? Kigali Ruhengeri nzaba nawe washatse ubuzima kuva zamani ni ukuri. Imana nishyiremo Imana nishyiremo imiyaga ni ukuri, dore ubuzima turabushaka ariko nyine kubufatisha biba bigoye. Ariko nyine mama Salomo mbwira ingamba. Hari ukuntu umuntu aba avuga ati uyu mwaka nurangira ndumva ngomba kuzatangira umwaka ameze gutya, ndifuza ko uyu mwaka watangira nkagera kuri ibi. Tubwira ingamba ufite nyine muri uyu mwaka tugiye kwinjira. uyu mwaka wa 2025 akantu nteganya nko gukora ubundi ngamba mfite nacuruza akantu kuko hari agura n'ikigo cy'ishuri nakinyuzeho ku muhanda nk'amaji amabisi n'akantu k'amatase ku gatoya n'amandazi se n'amakeke. amandazi amakeke nyine abanyeshuri bakora hari hafi y'ikigo kubera ko ari no kuri kaburimbo n'abantu bajya bacaho bakahanyura n'agacyayi aho waba ubafasha amaraso. Urumva ni wo mushinga uteganya gukora uyu mwaka? Ntawe uretse uriya wa capati nta wundi uhakorera. Urumva ko byibura uragira uti uyu mwaka ndifuza kuko mutangira nanjye mfite bizinesi yanjye nkora kandi ifatika. Urumva rero ni icyifuzo, icyo ni icyifuzo. Imana ibyumva ariko Imana ibyumve nyine ibyifuzo byawe kugira ngo nyine itange icyo gishoro. Akazi k'iyi minsi nyine ni amafaranga, ni ibishoro. Rero Imana ibyumve hazaboneke nyine izo mbaraga zizaboneke kugira ngo wa mugani buriya ni byiza kugira ngo ube uvuga ati mu buzima bwanjye ubundi nkora iki, mu buzima bwanjye nkora akahe kazi. Urumva ko biba ari ikibazo rero. Ariko igihe kizagera rero wa mugani Imana yibuke kwagusaba kwawe nyine, nta kwiheba muri make. hari igihe nyine niheba urabona mwereke nyine bakora mu nzu nayo nigeze nta yandi mahitamo ni ukuba hanze ariko Imana irabikora. Hari ukundi kuntu ibigenza igutunguye n'ubu rero iracyakora. ni ibigumemo dushyizemo tangawizi ugiye kubona abandi bateka kuri za YouTube dushyizemo tangawizi. Yego hari abazi ko ijya mu cyayi gusa se igiye mu biryo ntiyaba imeze nk'icyayi. Ishyiramo kabu umva nashyiramo gerere burasimba ndurusenda. Uzi urusenda ahantu ndurya mu biryo bibishye. Mu biryo bibishye nibyo nshyiramo urusenda kubera ko nyine mba mbirya ntabishaka. Subise intungurusumu nyinshi uko igenda igira abona intungurusumu nyinshi iyo ishyizemo nyuma yo guterura ariko nk'uko ubiteka igashya ikamara umwanya munini mwuka mwinshi n'ibindi bavuye. Ukunda urusenda?
rimwe na rimwe biterwa n'igicumbi n'isosi niyo niyo ushaka gusenya. Turagura nta piripiri hano bagira kuri botike, keretse nitugura piripiri pe urusenda rw'umumeno nyangora sinyapfa kurutekereza. ntabwo wakira ngo n'urusenda rwa senkani rukunanire. Salomo se yabibasha ubwo Salomo wamutuma guhaha ntibamwibe, ntabwo bamwiba, nawe yaba ahemukiye ubusa. Ese ntabwo ujya kumufata wamugana? Ariko ni hafi ku kigo, ahubwo nuko ari mu tuyira tubi, babona ko baca ahantu hanywera abasinzi amazi ashobora kugwamo ugasanga ni ikibazo, ariko yarakuze Salomo azi ubwenge ntabwo yagwamo. Nizo nyama ntabwo ari benshi, ntabwo bajya bavuga ngo abana ni benshi ngo ni bibi, ntabwo abana bajya baba benshi. Mbese nta bandi uzabyara n'abagabo bari muri iyi si, aho nyumvira mu masaro si umwana, reka buriya ntawe umenya icyo Imana yamuteganyirije. Waracuze n'ubundi buriya twe turavuga ariko hagapanga Imana. N'ubundi rero wowe abagabo warabazinuzwe nta nubwo ahari uzongera no kuba ariko sha haba hari impamvu yabyo, umuntu aba yaranyuze muri byinshi. Ahubwo ntumenye uko bimeze, bivuze ko nawe yagiye kugenda yarabikweretse ariko ntubyiteho. Numvaga ko bitabaho, ntabwo natekerezaga ko byabaho. Wenda mu kugenda yajyaga ncika akagenda agende ntagaruke, ntabwo wari uzi ko bishoboka. Akurikiye wenda abandi bagore, hari ijambo bajya bavuga ngo umugabo ni nyina wundi, ariko n'umugore n'ubundi aba ari nyina wundi. Umugabo n'umwana wundi ko nyine ntabwo twamucira urubanza, gusa Salomo adatanga n'indezo, utishyura inzu, nta n'umuyaga n'umwe ajya amubiraho. undi aho ngaho aba yazimye. Yanagenda akanagenda akanyiruka ko wenda aho yagiye ari ibyo yarushije, aravuga ati dore mfite ifaranga. Ariko ushobora kuvuga gutyo, ahubwo we akaba yaragiye bikaba bibi, akahura n'ibibazo kurusha ibyo yari afite mbere. Hafi njye nzamucira urubanza igitekerezo kuko perezida abaye yarapfuye, nibwo nawe ndi guca urubanza wenda ibintu bidasobanutse, ariko mu gihe cyose akiri ariko nawe nta n'icyo mukora. Ni ukuri ntacyo ahubwo musaba, ariko sinshobora kumucira urubanza kuko yaransize ndagumiza mbaho n'ibiro biriyongera. uranabyibuha we uranabyibuha di, ahubwo wagira ngo nanjye kwango yarakunga kandi ato nka uranabyibuha. Uguza yarakubona yose yaba atakubona, sari mu Rwanda. Nzi ko ngiye yahise ajya muri Kenya, ko nzi ko mbere ariho yabaga. Ubu ni ku rupapuro yanditseho ngo mu gihe cy'amasaha make ndabona cyose ku Rwanda. Yarabikubwiye Yanditseho ku rupapuro. none se ari mu Rwanda cyangwa yaragiye n'ubundi wasanga n'ubundi adahari.
ubundi wowe uturize ntugashake no guperereza amakuru ye kuko ni ukubiganira gutya ariko ubundi gashyiga izashyira imishyigwe ubwo se yaza avuga ngo kureba umugore rega niwe keretse umunsi wimutse muri iriya nzu ukajya mu yindi nzu ntaye yaza mbera ngo yarahubutse nirirwa ndirirwa n'abantu inzu nikirirwa n'abantu kuri niba uriya mugabo ni umuntu mwarabaye mwararaye mwarambaranye ubusa mwaroganye akagira gutya akagutegura kugira abo mwabyaranye undi hari ikintu akavuga ngo ashimye wese ni cyakora wenda ari inzu yubatse akayinamo uzi se ahantu haba atari iwe keretse ari warimukiye mu yindi nzu ariko aramutse ashaka gusanga muri iriya haba ariho kuko mwarahabanye kandi rega ntabwo wakanga kumwakira no si umugabo wawe hafi se kandi have nawe hanyuma akayishyura inzu amafaranga ukamubarira ibyo twariye yaba ari inkwano nayo yayitanga umusalomo inkoko ubundi nta sosi igira ariko kuko turi burishe ubugari tugiye kwinura nkeya sibyo tuzishyire mu gasafuriya turi burye z'umwotsi dusigamo n'izindi nk'amajosi n'iki agasahani kamwe rero dutwara agasosi gakeya nabwo ku ruhande rwo kurisha ubugari kameramani waje ugafata izi nkoko ko zisa neza zatukurije kweli ako dusungamo ubugari ni akahe uragafite ntagaragara kazishyiremo hano tugiye kuzinura ubundi dukora agasosi gakeya ko kurisha ubugari iyo ukoresha yarushije harya ubwo iyi ngiyi badusure n'ubugari buhiye bwaba ari kure badutera peti abatabasha kuhagera mutubwire ngo turyoherwe oya pe inyama hano zirahabaye iyi rero yararangiye ariko nyine nta kibazo ahubwo ari byo sawa nta kundi abantu bose bari bari kwitanira umuntu aba agasenda abaye n'indi ukarya ngo ukarya abagabo kansigaze mezi zibazo zikora isosi gakeya gafashe n'inkoko utazinuye waba ubikoze gute reka ahubwo kano gaso gato nasigaje nako ndagashyiramo kugira ngo gakore isosi ihagije kuko n'ubundi narasizemo gakeya ubundi isosi yacu iboneke. Hari abantu bari bunseke ngo ntabwo inkoko igiye ibyara isosi, nibyo nyine turabizi ko nta sosi igira, ariko mu rwego rwo kwiranja hari ukuntu uyikuramo
ikavamo. Abantu nageze ngasanga bari kurya ingurube se bayihisha ubugari. Ntabwo bibaho. Ingurube izo nyama zipfundikira zidahora. Ariko nyamara narabibonye. Ni ugukabya ariko burya. Ibyo byo ni ugukabya. Ingurube nayo bakayiteka nka gutya. Ariko si ubwo ingurube warishije ubugari yaba imeze ite kuko abantu ko nabo kandi inkoko itandukanye n'ingurube n'inkoko kuko yo wayikoramo isosi ntabwo ari ngombwa kurya yose yanahumura nabi ingurube. none si inkoko sinyo mbona bayitekamo na boyiro bayipfumuza bagasatiramo ibintu byose cyane. Isosi yabonetse, reba ushyiramo amazi muri ka gasafuriya k'ubugari duterekaho ubugari sasa. Niba agapfundikizo ngiye kuwupfundikiza agapfundikizo twapfundikiza izo nyama nta kibazo karebe kuko twazirya zahoranye. Mujya kuba mwihanganye rero, tugiye gukuraho kamera kugira ngo turengere amazi y'ubugarashye dusonge ubugari duhita tunarya. Komeye muri buri byegereye igikuta arakubitutse. ubu bugari tuburiye ntiduhabwe nabura nabuza Kare ni bunini ntabwo mwana nyagasani. Ndare ikintu gihaza cyane n'ubugari. ndikumva bufite icyanga. Abantu mudukurikiye rero twageze ku meza twatetse, dore inkoko ngiyi, hari umuceri akambe nk'upfundikiye, turimo kurya agasosi n'ubugari. Biraryoshye kabisa. Amasarama noheli nziza. kuri urakoze kudana Urye uhage. uyu munsi wo ntubaho ntabwo nzabibagira. Hasigaye n'agasosi ka nijoro ngira ngo umwana aze kurya ubugari Salomo. Abantu bavuga ngo nuko nta sosi igira, dore isosi y'inkoko. irebe neza rwose. Karafu ikintu wirinda gushyiramo amazi, isosi nyinshi. Ukora agasosi gake. Mfata akaguru numva ukuntu kamera we. Ariko yanahiye burya. Salomo, utarya inyama. Wakarabye? Ntabwo wakarabye? Salomo ndaje mugaburire. ese ifata ntacyo nyine n'iby'abana. Ntabwo wakarabye? Ni kuri mutse mutera peti dusangire kuri iyi nkoko ni kanyarwanda. Amasalomo dore ikintu bwira hano kuri iri funguro. ifunguro rirarenze rwose uyu munsi wari wambwira igihe umaze upanga. Ntabwo ari kinini kubera ko gusangira n'umuntu umunsi mukuru ni ibintu bisanzwe. Ahubwo nuko kuboneka nyine bitankundiye ariko narabizirikana. kuntekereza mbe na kakageni ntabwo abantu bajyaga bambwira
hari nk'abantu bajyaga banyandikira nyine ndi bogisi cyangwa ati ariko keza si umwana mwiza, nkababwira ati nyine ni umwana mwiza uburyo njye mubona, ariko noneho murabona yuko noneho mfite ibyo nzavuga birenze. Ukuri twese twaba abana beza kubera Imana, ndetse niko nta mafaranga ko menshi yagiye muri ibi ngibi, ariko uko byagenda kose iki kintu uba watekereje wavuze uti mama Salomo hahandi namusize byanze bikunze ntabwo yigeze arya nk'abandi. ni ukuri. Uguteka mutekereze ahubwo kuri bonane tuzarya iki? banza nawe tuzarya amafi. umunsi wa bonane tuwupange hakiri kare, ahubwo noneho ni ukuri rwose ntituzabikerereze nk'uko uyu munsi twakerereye. Imana izaduha ifi noneho, uyu munsi turiye inkoko, kuri bonane tuzarya ifi. Tuzarya agafi kamutonze inyamara. Inyama yo rwose ndayirya nyuma. uraba wahaza ubugari? Ntacyo mbuhabwe ariko nariye agasosi keza. Inyama ye ndayirya nyuma rwose. Ariko Nyarwanda iraryoha. Nuko Salomo urabona ari kubirya yishimye nta kibazo. muri game sinaga kwigaburira. Iyo muretse kwigaburira ntabwo arya ngo ahage. Niba ngiye kubaha ibiryo nyine we mfata akazi ko kumugaburira. Ngurya ryari? Ubundi ndya ari uko asoje kurya. Ariko ibiryo biraryoshye pe. Byose nk'ibisigaye. No kubireba nyine biragaragara. Abantu bavuga ngo ntabwo tuzi guteka muzi kutunenga. Keretse babiriye ko babyemera. Nyamuneka ntushiririze. Ko ntabwo ushobora. Salomo ugarashaka agasenda wawe. Agasenda wawe se arakabye. Kandi karya umuntu ufite amenyo ahagije mu kanwa. Agasenda wawe urashaka kukarya cyangwa uri gufata gusa kubera ubona ari inyama? Reka ngo kuri iyo arishakira inyama Salomo. Umva. Ngushaka kiri damugana. nabanza arya ubugari. Sibyo Saro hakiri. Numva ari hatari. Ngushirisha kunywa hafa. Ariko iyi niyo nkoko. Niyo nkoko nese zaza nditeka zigahinduka nk'icyondo. Niza wemera. Azira no gushyushya. Yaba ari nko gushyushya urebye nabi birashwanyuka. Ziroroha cyane. Ukwicaza ku mukeka ibintu utamenyereye. Nta nibwo urya neza ibyo bimanuka mu nda. Utanagana ku ntebe. Ufite intebe ufite n'ameza reka. Salomo wakira. Uburyo ugaburira umwana nabyo ni akazi. Wowe ujya kurya wabihaza. Cyangwa ahubwo nirire mwihore. Ntabwo yaba akibiriye. Telefone iri kwitamo isoza. Ngiye kuyikwambura. Ni indyo y'abakire iraryoshye irasobanutse. Salomo ujya wijijisha nka rimwe mu kwezi ujye gutya. Reka. Yego. Mwasubiye inkoko amafaranga wayiguze nangahe? Apani inkoko basi nubwo wagura akarusuka inyama. Ntabwo hari amatako y'inkoko, niba ari amatako ibice by'inkoko nyama n'abacuruzi ariko zira bakawusha ku muhanda. Zirakubambujije kubirya. Bande Ahantu baba bavuga ati ziriya nkoko amuzi zakorewe he? N'abacuruza ibice ariko biranahindisha buriya. Buri gice cy'igihumbi cyangwa icy'atanu. Ugakoza ubugari. Yibwa agace kamwe nk'ibibiri hano kamwe kaba ari igihumbi. Ubwo byansaba wenda ngiye nk'ibihumbi 4. Kongeraho ibirungo n'ubundi ntabwo nayo. Buri muntu kamwe kamwe. N'ubundi wongeyeho ibirungo n'ubundi ni kimwe kwagura inkoko yose. Cyangwa inusu y'inyama. Cyane inusu kuko inkoko n'ubundi ugura ku biro. Barakubira.
ngaho beze muri bangahe ubwo muri bane si muri bane ubwo mu rugo turi bane buri ngaho bane buri kamwe igihumbi kwa buri mwana ibihumbi bibiri ibihumbi bine wongera ibirungo n'uburisho aba ari menshi undi yaguhenda rero byaruta ahubwo n'ubundi ugiye kugura ifi nazo ni kwa kundi ni umubare ubundi mu masalamu nujya upanga kurya neza uraheba nyine ni hahandi bo uvuga ati hari icyo nabonye nyine gifatika nanjye ndahebye ndahashye kuko nabonye amafaranga ntacyo kuko mese ko nta kindi tubeshejeho dukora kugira turye mbutaye nk'abana ubugari buraryoshye ifu ni nziza pe biraryoshye saro urabona ukuntu uri kuntesha kwirira ubugari neza nyuma yakaba yirisha so nawe ukarya ntabwo Salome yakwirisha reka ufata ubugari ukarushyira mu gasosi gutya ararya ararya icyiza nzajya mureka arye nyuma yanjye buriya nibwo azamenya ubwenge mba atazi kwigaburira ari umugabo si ubwo bimeze bite Salomo uzabimenya agize imyaka 5 ntamenya kwigaburira ryari ni ukuri Imana iguhe umugisha pe badutekerejeho rwose ibi bintu ntabwo bisanzwe n'undi wakwifuza kubatekerezaho ni karibu ni ukuri yabakoze kuko nawe ndi kugushimira ibintu bizahoraho n'umwaka dutangiye ariko nubwo ikomeye nyine raryoshye Umunyarwanda niko zimera uko wayiteka kose ntabwo yabura akantu gakomeye nuzi inyama utafata ku ifurusheti ntabwo wayifata ku ifurusheti ngo byakunda ni akazi amagufa nashyire hano Salomo ko wasinziriye Salomo ari bizi Salomo ndamukira mu irere akira utora inyama teka inyama ngo zinamufata mu menyo ngende byabo iyo imufashemo ntabwo yongera kuzirya izi zo zibafatamo neza indani ni ukugura na kiridada ahubwo ntazihari kirida surumva njye ntabwo natunga kirida naryo inyama si uko ntazirya kuko nabona ari kuzirya nkuko feha ngo kabye ukuntu bivuze ngo kuko ntiwatunga kirida kuko utarya inyama bivuze ngo mu buzima bwawe nturarya inyama nzirya rimwe gake gashoboka rimwe mu mwaka ibyo uzigura nyine njya ntuzi Salomo nayirya nahita afite agakirida kandi ubu tugomba gutangira umwaka ya bizinesi uyikora nk'inyama ukajya uyirya nakoze ubwo urumva nyine akiri n'amafi najya mbahamagara tugasangira none nibyo nyine ikibazo ni uko nta kazi umuntu aba afite ibi bintu uba ukoze nanjye nazabikwishyura ni kuri pe ariko hari igihe nzaguhamagara dusangire n'imvange bitwaye iki ko byose si ibiribwa byose ni ibiryo nanjye nkafashe ukuntu uzi guteka imvange uzateka iy'umweru ariko twatumiyemo undi muntu ubwo ngubwo yayirya gute imvange irimo ntabwo yeze ngenda yize iraryo ko nyirya kenshi rwose itagira inyanya iyo ufite icyanga ariko isa nabi itagira inyanya gusa ugatoma mbese imeze nk'inkoko ukuntu iryoshye ariko ikaba ikomeye wa muhungu arimo arasinzira ntabwo yaryamye ku manywa ngaho ese ubwo yarariye araza kurya byose ngaho ryama ibyo nk'uko yananiye mwabana mukwirya
habaye inkoko habaye inkoko nze nguhe inyama inyama bayikinisha akirindira uramukura amenyo uramukura amenyo uwo mwana kumubwira ngo aramuri kumva inyama ukuntu ikomeye ese nyinyiri bikaze muri umere nzayikumbura umva ni ukuri ni amateka amenyo aravamo ngo umusore ngo agire ikintu abwira abantu bari kutureba ikintu nababwira ni uko nyine ndagushimiye cyane byimazeyo ndavuga ariko nanarya mwihangane nicyo turimo mbere na mbere ndagushimiye kuko nyine wanekerejeho ukigomwa ukavuga uti reka ngire nanjye icyo nkura ku mufuka wanjye nanjye mpahire mu masaro n'abana be ko ntabwo waje uzi ko hari umwana umwe waje uzi ko bose bahari ahubwo abandi ubu turabareye ihangane nabo aho bari kurya kugira ngo usaba bari ntibari kurya ikindi nkaba nshimira umuntu wese ujya unekerezaho nyine wankuye hanze akangarura mu nzu muri iyi minsi urabona n'imvura iriho byari bikomeye agatereka mwishyurira inzu ankuriremo nyine kiriya kirarane n'indimo ikirarane ariko n'ubundi muri uku kwezi kwa mbere tugiye gutangira tayari ndaba nasubiye mu ideni urumva rero ndacyafite urugendo mu ideni uraba nyine ukeneye kwishyura ahubwo ndaba nkeneye kwishyura kuko wishyura ukwezi ugiye kubamo ntabwo wishyura ukwezi warangije kubamo ubwo ndaba natangiye n'ubundi ideni ry'abantu yo kwishyura n'ubundi agomba kwishyura nyine wemeye ku kwezi ubwo rero ni ugushaka uburyo noneho ubwo wahajya wishyura ubwo ni mu kwa mbere azatangira kwishyuza rya rugo mu kwa mbere ku itariki 19 nibwo azatangira kukwishyuza ayandi ukundi kwezi uzaba umazemo oya ahubwo uko nzaba ngiye kubamo ariko azaboneka mu izina rya Yesu iyi minsi ndimo irishyuye meze neza ubu nta rusaku yagusaku nta rusaku ariko nyine ikibazo njya mpura nacyo kandi nkunda kutimubwira ariko kubera ko abona hari ndi umukene ntabwo ajya abyitaho iyi nzu nyine irava ahubwo ko nabonye yomotse ahantu hose yaromotse ibikuta hose ntabwo yayikora se kandi yarabyanze nzi ko aba akeneye amafaranga menshi kugira ngo ubone ubukungu kugira ngo ayinkorere byasaba kugira ngo mwishyure nibura nk'amezi 3 afate nk'amezi 2 ayakoreshemo inzu aka kazi ni keza ariko dore hano harasadutse ahantu hose harasadutse harasaba rero ayikoze yaba ari nziza kurusha kuko nyine ba nyiri inzu se ko abikora bishatse rero hari igihe imvura igwa ukagira ngo iri burare ikuguye hejuru ndahaze rero mbasetse ariko hari n'igihe ajya kubikora ndahaze iyo umuntu ahaze agira ibitotsi utumva unaniwe bana yanjye ndahaze pe nawe wameze neza rwose ubu mu nda turabashimiye mwese twasangiye abaduteye apeti mwese izi nkoko zisigaye izi nyama zisigaye muraza kuzirya nijoro sibura turazirya nijoro kandi rwose nari ngo wakoze kutwakira ni ukuvuga ngo dukoreye ifura ya saa sita na nijoro ubu nta guteka nyine nta guteka ubu guhari umuceri urimo ifu agafu karasigaye gake karahari yasigaye nta kurya nta byo guteka urose utwombo twakoresheje twakumariye ibyombo nyine nta kundi
ubundi byari ubundi icyako ni nta ibyo. kibazo. Rero ndabashimira mwese, buri wese ujya utekereza kuri Mama Salomo, buri wese ujya wumva ko uretse nubwo ataba umuntu wese wumva ko hari igikorwa cyo gufasha yaba afasha umuntu uwo ari we wese, n'utari Mama Salomo ndagushimira. Ibi ni ibintu nyine bibaho, nk'uko nanjye nshobora kugira ikibazo ugasanga Mama Salomo twisangiriye umunsi umwe aravuze ati Keza burya nanjye yaranyibutse, nanjye reka ngire ikintu mukorera muri ubwo buryo. Burya rero ugira neza ukayisanga imbere, uyu munsi ndamugaburiye nanjye ejo yangaburira, bitewe uko ubuzima burahinduka. Ntabwo mbyifuje ko bwahinduka, ariko nyine ubuzima bumagererana. Umuntu wese rero uzi ko yagize icyo akora ku buzima bwe cyangwa no ku bw'abandi bose bakeneye gufashwa, ndamushimira. Twari turi gusangira ibyo tutasangiye kuri Noheli, ariko na Bonanira cyahari tuzasangira bihagije. Niba hari icyo wumva wageza ku bantu wababwira, ubundi tugasoza. Nta kindi nuko nishimye gusa, uyu munsi nawishimiye cyane bitabaho, Wagenze neza rwose, biryoha bisaza. nagira ngo nyine ngushimirire abantu, ndagushimiye rwose.